Igitondo cyiza mwese inshuti z'akadasohoka mbahe ikaze kandi mbashimire aho muri hirya no hino mwese mbahe ikaze mu biganiro n'amakuru byose dutegura mbahe ikaze kandi mbashimire mu by'ukuri nizere ko aho muri mu mpande zose zikikije igihugu cyacu cy'u Rwanda ndavuga bari imahanga mwese nizere ko mumeze neza n'abanyarwanda by'umwihariko muri mu bice bitandukanye bya kino gihugu intara enye n'umujyi wa Kigali mwese nizere ko mumeze neza igitondo cyiza cy'urukatsa umwaka mwiza w'ibyishimo nizere ko mwese mumeze neza cyane impagarike n'ubugingo nibyo mbifurije kandi nongera nkubwira ngo inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza ajya wiga kubanira neza abandi ijuru rizaguhemba burya baca umugani mu kinyarwanda ngo uyima umuto aba yimye umukungu ntukarya amanwa aho akavuze ariko ntugate n'umwanya aho utakavuze kandi banaca umugani ngo kubungana umunyu biwuhindura ivu ntukirate rero ibyo ufite ahubwo ujye urata abakene wakuye mu bukene cyane ko ubutunzi bw'isi bwo buyoyoka nk'igicu ibyo ngibyo rero murabizi ngushimire kandi niba waramaze gukora subscribe Imana iguhe umugisha tugiye kongera kubana nitwaye Misango mu biganiro byacu byose dutegura ndabizi ko mubyishimira kandi mukabikunda muri benshi reka rero nanone twanzike ku mpamvu yo kunuka mu kanwa iyi ngingo iyo nyigezeho ntekereza ko ushobora guhita uyumva kundusha abantu benshi muri kino gihe bari kunuka mu kanwa pe wicarana n'umuntu ukabona ni umusirimu ukabona ni umuntu wambaye neza ukabona ni umuntu rwose wa wundi twita ngo arasobanutse ariko yavuga gatoya ugahita ureba hirya ukareba ku ruhande ukavuga uti uyu muntu bite uyu muntu yariye ibiki hari n'abajya batebya nyine bakavuga ngo yariye imbeba simbizi nimba uwariye imbeba wenda abaziriye baraza kutubwira kuko njya numva ngo hari abazirya sibye ko ntekereza ko atari abino mu Rwanda bashobora kuba ari abanyamahanga ngo yariye imbeba ukumva umuntu pe yavuga ubundi mu bigaragara ushobora kuvuga umuntu akumva akayaga k'umwuka uri kuva mu kanwa kawe kuko iyo uvuga hasohoka umwuka n'amacandwe ariko nta nubwo ari na byiza burya kuvuga ureba umuntu wenda wakamurebye ariko hagati yawe nawe harimo metero harimo umwanya uhagije kuko iyo umuntu avuga usanga nyine asohora uwo mwuka unuka ubundi agasohora n'amacandwe akaba yatarukira ku muntu ni byiza nyine kuvuga witaruye umuntu cyangwa ukavuga woroheje kugira ngo umuntu abashe nyine kugira gute kukubona mu yindi sura itari mbi abantu benshi rero banuka mu kanwa ariko ngiye kukubwira ikintu gitera kunuka mu kanwa hanyuma numara no kukimenya rero ushyire mu bikorwa ibyo mba nkubwiye cyane ko tubisangirira mu gitabo inama ku mirire n'ibyo kurya nicyo turi buze kwifashisha kugira ngo tubashe gusobanukirwa byinshi byadufasha kwirinda kunuka mu kanwa no kunukira abandi uzi kugira ngo umuntu mwe mwicaranye uri kumutereta cyangwa uri guteretwa umuntu akubengere ko unuka mu kanwa abantu benshi babengerwa kunuka mu kanwa cyangwa se bakabengera abandi kunuka mu kanwa sinzi nimba ibyo utari ubizi ariko ndakugira inama by'umwihariko dufatanyije uburyo bwo kwirinda kunuka mu kanwa reka rero dutangire twanzike abantu benshi bakunze ikinyobwa cyangwa se icyo bakunze gushyira muri salade cyitwa vinegere burya vinegere ni uburozi bukomeye cyane mu bijyanye no gutuma umuntu anuka mu kanwa muri kino gitabo aho tuza gusanga kuri paje yacyo reka mpababwire kugira ngo wenda mutagira ngo ndi kubabwira ibintu bitari ukuri ikindi cya kabiri wenda uzigenzure niba wakoreshaga vinegere uzigenzure uzasanga impamvu nuka mu kanwa ari vinegere uzabisome kuri paje ya 354 y'igitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya bakubwira ko vinegere
vinegere ubwayo ntabwo ari nziza, abantu benshi kandi muzi ko muyikunda, aho muyikoresha kuri salade zitandukanye, maze mwarangiza mukamenamo vinegere. Vinegere rero ni uburozi bukomeye cyane ku bijyanye no kunuka. Sibyo, ku bijyanye no kunuka mu kanwa, ngira ngo abantu benshi bategura agasalade bakunze kuvuga bati vinegere kabisa ni iya mbere. Ugasanga urakoresha vinegere rero ukongeramo n'andi mavuta yabugenewe yo gushyira muri salade, nuko ukabivanga ubundi ukavuga ngo wemeje abantu mu bijyanye no gukora salade. Barakugira inama rero, nimba udashaka ko unuka mu kanwa cyangwa abo wateguriye salade yawe, udakwiriye kubaha vinegere, kuko vinegere ivanze n'amavuta, ibi ngibi rwose bituma abantu bagira umunuko uva mu kanwa nyamara bitari bikwiriye. Icya kabiri, bakakubwira ko gushyira umusemburo vinegere itanga umusemburo mubi mu gifu, mu gifu, noneho bikaza kurangira igogora ry'igifu rikozwe nabi. Ibyo kurya wariye ntibive mu gifu kubera ko igogora ritagenze neza. Intandaro ari vinegere yashyizemo wa musemburo nyine mubi utuma igogora rikorwa nabi, noneho byarangiza ibiryo bigatinda mu gifu. Iyo bitinze mu gifu ntibisohoke kuri rwa rwego twigeze kubabwira ngo bive mu gifu bijye mu mara mato akamure, noneho birangire bijye no mu rura runini umwanda usohoke. Iyo bitinze mu gifu ngo birabora, noneho byamara kubora bikazana impumuro mbi. Ibyo ngibyo mwabyumvise nshuti zanjye, bikazana impumuro mbi. Nanone urabisanga kuri paje ikurikiranye n'ibijyanye na vinegere. Ubwo n'ubundi ni aho ngaho tukiri kuri iyo paje ya 354 ya kino gitabo, inama ku mirire n'ibyo kurya. Hanyuma rero bivuze ngo ku bijyanye n'igogora rikorwa nabi cyane, ariko wa mugani biranababaje aho ushobora kurya ibyo kurya bikaguma mu gifu. Niba uzasanga rero hari akavuyo utura imibi ya hato na hato idasobanutse, ubwo rero ngo noneho ngo mu kuvuga rwose ibiryo byaratinze kuva mu gifu, uravuga abantu bakagira ngo ni wese ipfundutse. Mu by'ukuri ntekereza ko umuntu uwo ari we wese, yaba ari usaba serivisi, yaba ari uyiha, mbese umuntu wamaze kumva umwuka wawe ahita ahagarika connection yawe nawe uko byamera kose, kuko ni abantu bake bihanganira umuntu unuka. Niyo mpamvu burya ari byiza gukaraba, tukambara umwenda tukawuhindura, tukablosa, tukitera n'agaparufe, ariko cyane cyane ibyo turya mw'abantu mwe nicyo kibazo cy'izingiro ry'ibintu byose turimo kuvuga ahangaha. Twari tuvuga rero kuburizamo igogora burya ni byiza ibyo twariye kuba byasohoka mu gifu, kugira ngo tuze no kubasha gufata n'ibindi. Ariko biramutse bigumye mu gifu, ndakurahiye ni ikibazo kandi gikomeye cyane. Ntekereza ko nawe wamaze kucyumva. Hanyuma rero bakakubwira ko mu by'ukuri iyo byamaze gutinda nyine bizana umwuka mubi cyane, ariko ni nayo ntandaro y'uburwayi nyine bw'igifu. Ku bantu basanzwe batarwara igifu, iyo ngo ukoresha vinegere muri salade ukayikoresha, mu by'ukuri ngo birangira ugize uburwayi bw'igifu, kubera ko twamaze gusanga igogora rikorwa nabi, maze bigatuma ibiri mu gifu bidasohokamo. Ubwo rero intandaro y'uburwayi bw'igifu igahera aho ngaho, kuko igifu iyo cyamaze kubangamirwa mu buryo bw'igogora, ndetse n'ibyo washyize mu gifu ntibibashe gusohokamo, mu by'ukuri birangira igifu nyine gitangiye kurwara, nyamara wari umeze neza, wari ufite igifu kitafite ibyo bibazo. Bivuze ngo rero hera aka kanya utangire witoze, unamenyere gukoresha ibindi bintu byinshi bishobora kugufasha, byatuma utegura salade. Wenda harimo indimu, ushobora gufata indimu yawe ukayikamura, ukaba ufite umutobe wayo, ukaza kuwukoresha mu gihe cya salade.
ubundi rero mu magambo makeya nawe uranabizi tutarasoza kino kiganiro, burya ibintu bikomoka mu nganda mwuka byaramwe ntabwo twabura kuzikenera kuko byo uko byamera kose n'ubundi urupfu tugendana narwo, ariko ibikomoka mu nganda ntabwo ari byiza. Ibyo ngibyo murabizi, namwe murabizi, ibikomoka mu nganda si byiza. Burya niyo mpamvu abakurambere bacu by'umwihariko mu Rwanda ari ubugari, ari ibintu byose bakoreshaga n'amasekuru kurusha uko bakoresheje ubufu bunogereye bwavuye mu nganda. Noneho ikindi rero bari kuvuga hano nuko amaraso nayo arandura. Iyo igogora ritagenze neza, intungamubiri ngo zibashe kugera mu gifu zifite bwa buziranenge, n'amaraso ari buze kugenda yirema aturutse ku ntungamubiri zagiye ziva ku byo twariye, nayo ubwayo arandura. Iyo amaraso rero yamaze kwandura, ni handi uzasanga umuntu afite icyokere kiri kuva mu mubiri wose, ukumva umuntu afite icyokere kigize gute, kinuka. Icyokere kumva kiranuka, umuntu waba winjiye nko mu cyumba cye ukavamo wiruka. Ariko abantu mufite ibyo bibazo disi ntimukomereke, nimwihangane, ariko jya ukora research kugira ngo umenye n'iki cyamfasha kugira ngo mbashe kuba nagira nanjye umwuka mwiza. Ugasanga rero uyu muntu arabangamye, haba kwicarana n'abandi muri taxi, haba kwicarana n'abandi mu bukwe, haba kwicarana n'abandi ahanaha, no kurarana mu cyumba. Ugasanga umuntu ibyo bita kunuka igikara. Kunuka igikara, mbonera wongeye mbwira abantu, nta muntu w'igikara ubaho, habaho umuntu wirabura. Umuntu w'igikara ntabwo abaho, habaho umuntu wirabura ngo igikara, ngo uriya muntu ngo ni igikara, uriya muntu arirabura. Hanyuma rero bakakubwira ko amaraso ashobora kwanduzwa na ya salade twamaze kubona yavanzwemo vinegere, noneho ukazagira gutya rero ukanukira abantu, nawe ubwawe ukinukira. Urumva ko ari ikibazo mu by'ukuri gukoresha vinegere. Reka tugire gutya tubihindure. Hanyuma rero bakakubwira ko nanone ibindi bintu birwara bikazahara. Rero ibintu birwara bikazahara muri kino kiganiro cyacu, ikintu cya mbere kirwara kikazahara ni umwijima. Umwijima urarwara ukazahara, nyamara umwijima ugize ibibazo biturutse kuri vinegere. Vinegere murumva ko ari uburozi bw'umwijima, kandi umwijima rero murabizi ko ari wo nyine ubika ya maraso nababwiye. Urumva ko ari ikibazo gikomeye. Ikindi kirwara kandi kikanacogora cyane ni impyiko. Impyiko nazo zigira gute, zirazahara. Bivuze ngo vinegere ibirimo amazi, irimo amavuta, irimo umunyu, irimo ibintu byinshi. Icyo gihe rero urumva iyo ikamukiye cyangwa se iyo impyiko nazo zibonye vinegere ikinjira mu impyiko zirazahara. Murabizi ko ubuvuzi bw'impyiko n'ubuvuzi buhenze, kandi mu by'ukuri kuvura impyiko biragoye. Rimwe na rimwe aho ushobora kuyihabwa n'undi, murumva ko ari ibintu bibabaje. Umuntu akakwitangira akavuga ati, bakavuga bati kugira ngo ubashe gukira, uhumeke, ugire ubuzima buzira umuze, nuko kano kanya wabona umuntu uguha impyiko. Ubundi waba ufite umugore wawe niwe umuntu wenyine wakwitangira, umwana wawe niwe wakwitangira, n'undi muntu wo mu muryango. Ariko urumva ko ari ibintu bidasanzwe. Urumva bamukuyemo impyiko asigaranye imwe, nawe bagukuyemo impyiko irwaye, noneho barangiza bakayigushyiramo kugira ngo ubashe gusunika iminsi yo kubaho, nyamara intandaro iturutse kuri vinegere twavuze hariya hejuru. Nshuti bavandimwe rero, nshuti z'akadasohoka, bakunzi b'Umwana TV, ikiganiro cyacu tugisoreza ahangaha, ariko nkubwira ngo irinde, burya kwirinda ibiruta kwivuza, kandi kuba wakoresha uburyo utakoresha uburyo twavuze bwagufasha. Kwirinda rero gukoresha vinegere ni sawa, ariko koresha umutobe w'umwimerere ukomoka ku ndimu, kuko indimu ibyo vinegere ikora ni nabyo indimu ikora. Nguhe urugero, fata vinegere, jugunya mu nshyushyu yawe iri ku ziko, urebe uko inshyushyu ihinduka, irahita ipfa. Ngaho ufata igitonyanga cy'indimu, jugunya nanone muri ya mata yawe, n'ubundi biragenda buryo. Ibyo vinegere ikora ni nabyo indimu ikora. Diferanse ni imwe gusa, nuko indimu
umutobe wayo uba uri naturere, mu gihe umutobe wa vinegere uba waramaze kunyura mu nganda ugashyirwamo ibiproduwi byinshi bitari ngombwa. Reka mbashimire kandi mbifurize amagara mazima. Twari mu gitabo cyitwa inama ku mirire, inama ku mirire n'ibyo kurya. Reka mbashimire cyane, mbifurize amagara mazima. Nitwa MC Misango.